bya byamamare byacu biyoboye umuziki, ndavuga witwa The Ben ndetse na Bruce Melody. Abantu bari babategereje bavuga ati se noneho uno munsi bavuga ati ubu ni bibiri kimwe, kuko The Ben ni we watwitse cyane Musanze, bigeze Nyagatare yo arongera, ariko bageze i Nyamata Bruce Melody aramuhirika. Bavuga ati se Bruce Melody araza kumuhirika babe banganya, ize kurangira ari bibiri cyangwa The Ben nk'umwami n'ubundi cyangwa se nk'umukuru cyane mu muziki w'inyarwanda araza kuba yazana itandukaniro, agaragaza irindi itandukaniro, abe yatsinda cyangwa se yayobora. Ubwo rero hari byamaze kuba mu masaha ya 4 gutyo na 50 na 40 gutyo, witwa The Ben nibwo yaje kuba yazamuka ku rubyiniro n'ababyinnyi nawe benshi bari bambaye neza. The Ben rwose nawe sinatinya kuvuga ko yari yambaye neza, ubona ko ari ibintu nawe yari yateguye na timu ye kabisa, irimo ba Clapton Kibonke, ba Muyoboke ndetse n'abandi bose abanyamakuru bitwa ba Philipita, ba Irene, n'abantu ubona ko bamuba hafi cyane. Yaje kuza kuri stage rero azamukira mu ndirimbo ze zimwe zagiye zihitinga, arabyina aragerageza, no kuna wasigari no yisanzura, ukabona ko nawe yirekuye akabyina. Ubwo arabyina abafana baratangira barahangana, bamwe ati Bruce, abana ati Tiger, ukabona ko ari ibintu byasaga neza. Ni ibintu tutasanzwe tumenyereye mu muziki, aho abafana ubona bahangana, ugasanga bamwe ni team runaka abandi ni team runaka. Aho urabona ko muri iki gihe uwitwa Bruce Melody na The Ben kabisa bahinduye game, ubona ko hari ibintu bagiye bahindura kabisa. Ubwo bitwa ba Pirate ku ruhande rwa Bruce Melody babaga bari muri bu abana ati nurire, abana ati kurira nta birimo. Ubwo abandi harimo aba MC kandi na Musa, barimo uwitwa ubwo abitwa bamwita bande bari abashuti banjye, abitwa Umushumba, abitwa bamwita ndeko mwibagira umushuti wanjye Benovio. Ubona ko nabo kabisa hamwe nabo usanga ko aba TikToker benshi byagaragaye ko baba bari ku ruhande rwa The Ben. Ubwo nabo bari gutera karuru ahantu nari magaze rero ho inyuma nabonaga rwose nacishagamo amaso, nkabona ko abantu barishimye. Ariko ikintu cyaje gutungura abantu bana nacyo sinzi niba umwanya nutambana muto ndabivugaho, ni ukuntu witwa Coach Gael hagiyemo indirimbo za The Ben cyane nk'iyitwa Thank You, murayibuka yagiye ikora ibitangaza. Witwa Coach Gael byaje kugaragara nawe ari murayi, abana ati se Coach Gael koko yaba yaratandukanye Bruce Melody. Ibyo ni ibintu ni inkuru ziri kugenda zivugwa ku mihanda, ariko ntabwo barabyemeza cyangwa se ngo babinoze bavuga ati witwa Bruce Melody ndetse na Coach Gael cyangwa se na 155 AM baratandukanye. Ntabwo birajya hanze ngo babyerure, ariko ibimenyetso byo muri kugenda mubibona. Nko muri bio ya Instagram ya Bruce Melody mwabonye ko hari ibyagiye ari mu buvinga na Rebo yayiri mu buvinzemo ya equipe ya equipe ya Coach Gael bayita mu cyo muri basket cameraman YouTube bayita YouTube siko bayita ko ni YouTube. Ubwo nayo bajya bikuyemo kubona ko umubano we na Coach Gael mu bijyanye n'umuziki wo uri ku ntago uramera neza cyangwa bafite ibyo batari kumvikanaho, ariko nabyo mu minsi iri imbere n'ubundi se ko tuzabimenya nabyo tuzaza hano tubidarape tubibabwire. Ubwo rero baje kwitabira kabisa. Witwa The Ben aratangira aririmba, abafana barasimbuka, nawe aza gukuramo imyenda arasimbuka, haza no kugira umufana uzamuka cyane, umukobwa mwiza cyane kabisa, ubona ko hari abakobwa beza kabisa. Aravuga ati The Ben turakwemera, tugufitiye n'indirimbo, bamuha gift y'indirimbo bamuhimbiye cyangwa se bamuririmbiye, araririmba. Witwa The Ben uza kubona kamaranga mutima kabisa, aramusanga ariko kurira byo ntabwo yaje. Barabonga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Rero byagaragara ko emotion zamwisha, ariko byandi tumumenyereho byo kuba yarira bikagaragara inyuma byo ntabwo byaje kuba byagaragara. Ushobora gusanga wenda habyo ari ukuntu yaba yashoboye kugira gute kubikontorora. Ubwo rero niyaje gutinda mu masaha ngahera kuko witwa The Ben yaje wabwo mu masaha 4 n'iminota mikeya. Bruce Melody yagiye saa 5 kuko yavuye kuri stage saa 6:06. Bruce Melody rero amaze kuza kuri stage
nubwo n'impinduka zaje kuba zagira gute zagaragara. Bruce Melody utinya umuntu wahereye ku ndirimbo ya mbere yaririmbye, indirimbo ya mbere imwe yaririmbanye na Shaggy nayo yita gute, ubwo rero amaze kuririmba abantu barasara, n'abatuye mu bihugu bitandukanye nagiye mbona abazungu bagiye bazamuka rwose bagatezera akaruru, no mu mashusho na nimba biza kudukura muraza kugenda mubonamo utuvideo ukuntu byabaga bimeze, bora kuba ari bishimye basimbuka ati Bruce gitangaza. Byari ibintu byiza cyane. Bruce Melody umufana yahagurutse, umenye n'uwa The Ben noneho yaje kwemera agahaguruka. Uko nari nakubeshye nari nihagazeho, ariko uranye navuze ni aho nari nibereye n'akamikoro kanjye, nari nafataga akamikoro nkajya nkazunguza. Kubera ko Bruce Melody ni umuntu uzi kubyinisha abantu kuri. Ubwo rero byari ibirori, wabonaga ko impande zombi bari babiteguye neza. Uwitwa Bruce Melody asa neza, uwitwa The Ben Gabi asa neza, abafana basa neza. Wabonaga ko i Rubavu kabisa Gisenyi bari bitabiriye nabo bakumbuye ibirori. Byari ibirori, n'ahantu wabonaga ko n'abakongo no muri Kongo babambutse baje, ababashije kuboneka bakaza. Stade yagiye iruzura, mu kibuga hasi haruzura, hejuru mu myanya y'abantu bicara haruzura, no hanze hakira abantu. Kandi utinye ibitaramo bari noho bishyuzaga, usanga bari kwishyuza 5, 2, 10 hose hari huzuye. Ubwo rero kandi tumenyera kundi ibitaramo byinshi byo mu ntara ubusanga ari ubuntu. Agatako TV. Yes, of course ni Smart Boy nk'ibisanzwe. Ninjye tugenda tubana umunsi ku munsi. So uyu munsi rero ntabwo ndi bugaye amagambo menshi, cyangwa se ntabwo ndi bubatinze. Ntabwo mubimenyereye kubona ndanicara gutya kuri kamera nkaba nabaganiriza hano ku Gatako TV, ariko kuri uno munsi byabaye ngombwa ko nicara ubundi tukaganira mu makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hehe ku mihanda. Ubu tuvugana niyicariye ahantu n'ubundi mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu. Murabizi ko muri no minsi hamaze iminsi bitaramo, cyangwa se hamaze iminsi amashow agiye atandukanye. Ni ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2026, ubwo bari gusoza icyo bitaga Sama, bayitaga ngo iki kirage ibintu bitaramo The Ben na Bruce Melody bagendaga bazenguruka intara. Sama County Sama County narindi jambo riburaho. Sama Tour County. So rero ni byari ibitaramo bigenda bizenguruka igihugu, aho twagiye tubona aho bahereye mu karere ka Musanze, aho ni mu ntara y'Amajyaruguru, ahantu haje abantu benshi cyane, naho twari tuhabaye. Ubwo rero hano muri aka kanya tugiye kuba tubanyuramo muri make nk'abantu bagiye bitabira ibyo bitaramo, turebe ese byitabiriwe gute, ese abahanzi barafite competition imeze gute hagati yabo ubwabo, abafana bo bari bahanganye gute, ndetse tuze no kugenda tuganira no ku zindi ngingo zitandukanye. Mu mazi minsi mubona uwitwa Kagarara ari kugenda azamura ibendera kabisa, agenda yerekana ko mu Rwanda hari abantu benshi kandi bafite impano zitandukanye. Nejo bundi twabonaga ari yahuye n'undi mugenzi we uturuka mu gihugu cya Amerika, ubwo bari bahuriye muri Ghana, bamwita Ashton Hall. Ashton Hall. Ubwo rero mu gihe na Kagarara twabonye ko ku mazina yagiye yongeraho Aston Small. So ibyo byose rero turaza kuba twabiganiraho kugira ngo turebere hamwe ese biri kugenda gute. Nanone nonyenga rukiri bavuga gatoya, ndaza kuba ariho nsoheza none mbabwira ukuntu mwijoro nyine ubwo none nabikomojeho ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, bahita byari no ku munsi wo kwibohora, umunsi kabisa twese twagombaga kuba duserebura. Rero twawusereburiye n'ubundi mu karere ka Rubavu, ubwo n'ubundi twabaga twitabira icyo gitaramo cya The Ben na Bruce Melody, ariko harimo n'abandi bahanzi batandukanye nka Bwiza ndetse na Kitoko. So rero ebona n'abatindiye, ndashaka ko tuza kuba twatangirira kuri Sama County Tour, aho yatangiriye za Musanze. Byari byifashe gute rero? Ntabwo nibuka itariki neza, gusa murabizi ko nagiye giciyemo bazenguruka igihugu, ariko nanone nubwo bazengurutse igihugu ntabwo nize numva bajya mu ntara y'Amajyepfo. Nabyo ubwo tugomba gushyiraho akabazo tukibaza, ese kuki bahise tour bakazenguruka ariko ntibabe bazenguruka ngo bagire mu ntara y'Amajyepfo? Kuki bibanze mu burasirazuba? Kuko nko mu burasirazuba murabizi neza ko habereye ibitaramo bibiri,
ahitwa mu Bugesera, i Nyamata ndetse n'i Nyagatare. Ubwo rero tukibaza kuki batagiye mu ntara y'amajyepfo. Ibyo byose tuzaza kugera tubikomozaho. Nk'uko nari mbitangiye rero, batangiriye mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru, ahantu bivuga ko hari n'abafana benshi bikavuga ko n'umufana witwa The Ben yari yiganje, ari wari ufite abafana benshi cyane baje kwigaragaza kuri uwo munsi. Icyo gihe na Bruce Melody mugenzi we aravuga ati rwose mwa bantu mwe, twese twatwitse, twese twitwaye neza, ariko umuvandimwe nawe yitwaye neza. Rero iyo ubonye umuhanzi nk'uwo ari uvuga ko mugenzi we yitwaye neza, kenshi nawe aba yemeye icyaha. Muri aka kanya ntabwo nza kuvuga nk'umukunzi wa Melody cyangwa nk'umukunzi wa Bruce Melody, wa The Ben. Ndaza kuvuga nk'umuntu wenda wagiye witabira ibyo bitaramo, ndeba ukuntu byari bimeze. So i Musanze byagaragaye ko uwitwa The Ben rwose kumufana yari abafite pe, yari abafite, nubwo bamwe na bamwe nyine abantu batabura ibyo bavuga, ariko abenshi bahageze bo bavuze ko rwose, hanjye wari uhari nagiye mbyibonera, wabonaga ko uwitwa The Ben Tiger B kabisa yari afite kumufana cyane. Igitaramo cyaje kuba cyakomereza mu karere ka Nyagatare. Bageze i Nyagatare, cyane ko byari biri no kuvugwa ko uwitwa The Ben ngo ari mu mafamiye ye. Sininze nimba mama wari uvuka za Nyagatare cyangwa se nimba bamwe bo banabeshyaga ko Pamela ariho avuka, ariko twaje gusanga Pamela atari havuka, ahubwo ngo mama wa The Ben, mama wa The Ben bivugwa ko aturuka none muri kara gace ka Nyagatare. Niba ari byo nibivugwa ntabwo turabimenya neza, ariko byashoboka. Baje kugerayo rero uwitwa The Ben nk'uko yari yitwaye neza n'ubundi mu karere ka Musanze, n'ubundi aza gukomeza kwitwara neza n'ubundi ku kijyanye n'umufana rwose. Ubona ko bari bateguye, ubona bafite amabandaro atandukanye, bafite ibyapa The Ben Tiger ahantu hose umuhanda bawutwitse. Za Nyagatare hose, abazi Nyagatare ara kuri stade haragiye harakubita haruzi, ariko ugasanga n'abafana ba Melody bari bahari bitabiriye, ariko nanone ugasanga ko mu bijyanye n'umurindi, mu bijyanye no kwigaragaza ku mpande zombi, abafana ba The Ben icyo gihe nabo bari bayoboye. Ntabwo Nyagatare ndi buhatinde cyane, ndashaka kuza kwita nkomereza hehe mu karere ka Bugesera, i Nyamata, ahantu heza cyane ubona ko hari no gutera imbere, kabisa. Mu minsi iri imbere naho urabona ko hari abameze nko muri kapitali, ubwo ndavuga muri Kigali yacu kabisa. Ahantu ubona ko hari amazi y'iterambere, hari ibikorwa remezo byiza, amahoteli n'icyo ari kuhagera. Rero urumva n'abaturage baho ni abasirimu, ni abanyamujyi, nabo ni abantu baba bakeneye ibirori. Ubwo rero bamaze kugerayo, abahanzi bose bari biteguye, nubwo hari utarabonetse, ubwo ndavuga Bwiza, kandi Bwiza we ni wabo. Urumva byari kuba ari n'ibintu byiza cyane. Urumva ko yari kugombaga no kwigaragaza, bari bamutegereje ari benshi, bavuga ati kabisa uwo mukobwa wacu agomba kwigaragaza. Kuko numvise cyangwa se abantu bakomeje no kuvuga ko bari banamutegurira amagift, buriya ngo Bwiza bamuteranyirije n'amafaranga agera kuri miliyoni 4 abaturage ba Bugesera. Nanabashimira cyane, ubona ko ari abantu baba bashaka gushyigikira abantu b'iwabo. Ubwo rero nka Bwiza nk'umuntu wari ugiye iwabo, ahantu akomoka, ahantu aba, cyane ko Bwiza burakiba n'iwabo. Ku bantu batari babizi, Bwiza n'umuntu ukibera iwabo, ubana n'ababyeyi mu rugo. Rero bari bamutegereje ari benshi, abakenyera bakenyeye, bambara amakote bambaye amakote, abazana babyita ngo iki, ibyibo, bazanye baje kumutora bavuga ati kabisa umukobwa wacu tugomba kumunezeza. Gusa byaje gutungurana kubera ko MC yaje kumuhamagara, ubwo ni MC Lucky Nizeyimana, muramumenye cyane ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, kariho akorera umwuga w'itangazamakuru. Yaje kuba rero yahamagara witwa Bwiza kugira ngo abe yamuhamagara ku rubyiniro, ariko hacamo iminota hafi 20 witwa Bwiza bataramubona kuri stage. Uti byagenze gute? Bwiza ubwo bari kugenda yaje kuba yakora impanuka. Ubwo bari kuva i Kigali n'ubundi bari kugana aho ngaho mu Bugesera, aza kuba yakora impanuka, n'abantu benshi biza kubatungura, abandi birabababaza, ariko nanone amakuru aza kugera ku bantu cyangwa se ku bari babishinzwe bakerewe, niko nabivuga. Kubera ko nimba umuntu baramuhamagaye kuri stage kandi impanuka yabaye mbere yuko agera i Nyamata, urumva bararangaye cyane, cyangwa se bari banze kubitangaza kugira ngo badaca intege abantu
cyane cyane ko abantu hari abantu benshi baje bakurikiye Bwiza. Ubwo rero baravuze ati wenda tubitangaza mbere bishobora gutuma Bwiza cyangwa se abaje kureba Bwiza bisubirirayo, wenda baravuga ati reka tube tubiretse gato abantu banze baze tubone audience iri hejuru. So rero byaje kurangira witwa Bwiza atabonetse ku rubyiniro. Ni ibintu byabaje abantu benshi ku mpande zombi, wabonaga ko hari n'icyo byishe, wabonaga ko n'abantu benshi urumva hari abantu benshi bafite ibyapa byanditseho ngo Bwiza turagukunda, Bwiza tukuri inyuma, Bwiza urarenze. Ibi byapa nk'ibyo byari bihari ari byinshi. Ubwo rero urumva nk'umuntu wari waje gutyo yashyizemo imbaraga ze yarangiza ntabone umuhanzi we, urumva byaragahina. Nubwo nanone ari impamvu ikomeye, impanuka biratungurana, ariko ku ruhande rw'abafana bo bamwe na bamwe ntabwo bari bishimye. Twigarukire rero ku witwa The Ben Tiger cyangwa se Bruce Melody itaha iwacu. Bo nk'ibisanzwe baba bafite icyo bitihangana, twabyitihangana kubera ko usanga no bitangirira ku bafana babo cyangwa se ku bakunzi babo. Uzasanga bamwe baba bari kuvuga ati nitwe ba mbere. Uwitwa Bruce Melody avuga ati 001 nijye ubanza nkanikurikira. Urumva abandi nabo bakata ko nagasuzugura ati wowe uri umupeti wesho bundi. Uwitwa The Ben watangiye kumufana uri umwana. The Ben yakoze amahita atandukanye menshi, bamwe rero urumva bagaterana amagambo gutyo biza kurangira. Iki gihe ikiba gisigaye ni ukureba live, kureba ese no mu gitaramo ku ruhande rw'abafana wenda nimba bari guterana amagambo ese no ku bahanzi bo, ku baririmbyi bacu bari kwitwara gute. Ubwo rero nta hantu noneho uwitwa Bruce Melody yaje kwigaragaza. Mwibuke ko twabonye ko ahitwe Musanze n'ahitwa Nyagatare uwitwa The Ben Tiger B yari ari ku murongo cyangwa se yari ari hejuru cyane ku bijyanye n'abafana. Ako bigeze Nyamata birahinduka, byaje guhinduka rero witwa Bruce Melody no ngo abafana baho basimbutse mu birere, atanye gucuranga za ndimo kungora, atanye gucuranga za ndirimbo ngo ubushyuhe, za ndirimbo ngo saa moya. Nashyizemo poho bibakarusho. Abafana bose, wari ukenyeye igitenge akuramo arazunguza, wari wambaye agashati akuramo arazunguza. Nyamata kabisa Bruce Melody aza kuhava yerekanye ko ari umuhanzi nawe ukomeye kandi ufite akazoza keza. Kaba abaturanyi bavuga cyangwa se abarundi akazoza ahazaza, bavuga ati kabisa Bruce Melody nk'umuntu watangiye afana Bruce Melody na Kosori watangiye afana The Ben, ariko kuri iki gihe akaba bahura ku rubyiniro baranahanganya ari abantu baba bari kugereranya. Ati kabisa nawe ni umuntu warakoze cyane. So rero Nyamata byaje kugaragara kwitwa Bruce Melody ku bafana we yaje ayoboye. Binavugwa ko hari ahantu yaje no kwagira ibihe byiza mu gihe cy'ubusore bwiwe, muna ahantu yabaga rwose atemberera. Hafite inshuti nyinshi umuro abitwa ba pirate baragendaga bagafata abantu bakabakusanya, ubundi bakavuga ati noneho no mujyi wa Nyamata tugomba ko shimuza cyangwa se kugaragaza ko uwitwa Munyakazi itaha iwacu kabisa ariwe muhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Tutarakomeza rero ntabwo nzi wowe uri kundeba ngo se wari uri ku ruhande rwande, ariko niba uri ku ruhande rwa The Ben duhure muri comment umbwire, niba uri ku ruhande rwa Bruce Melody nawe duhurire hagati umbwire. Gusa njyewe ku ruhande rwanjye kuri The Ben bamari, ariko none kuri Bruce Melody naho mbamari. Muri make nge hose ndahari kuko ngiye ukoze ibintu bigaragara kankoma bitavuga ati kabisa urarenze. Ubwo rero Nyamata nuko byagenze. Nyuma yaho gato baje kwita baza gusoreza ahitwa Irubavu. Ari naho nagira ngo tuze kwibanda cyane ku itariki nyene nagiye mbikomozaho mbere. Umva Rubavu kabisa, Rubavu yubahwe. Rubavu ni ahantu bagaragaye babyina, n'abantu bagaragaje ko barenze, bakunda umuziki, bakunda abahanzi bacu, yaba The Ben, yaba Kitoko, yaba Bwiza, yaba buri muhanzi wese uko ari bane bari bafite abafana pe. Umuhanzi wa mbere narimabaye, umuhanzi wa mbere yagiyeho nka saa 2, babaye nk'abakererwaho gato, yagiyeho nka saa 2 n'iminota nka 45. Ndumva Bwiza kabisa aribwo yarazamutse kuri stage, witwa Rakinizeyimana nibwo yaramuhamagaye. Bwiza zamukana ababyinnyi bebe benshi, ubona ko abahanzi bose bari muri iyi tour bari bafite ababyinnyi benshi kabisa, bari bafite ababyinnyi benshi. Ni witwa Bwiza rero yaje kuzamuka kuri stage afite
ababyinnyi bari kumufasha kubyina, cyane cyane ko mumenyereye ko na Bwiza ari umukobwa, ni umwe mu bahanzi b'abanyarwandakazi dufite bafite impano yo kubyina, ushaka kukuririmbira kandi akanakubyinira, ukora ni ibintu bisa neza kabisa. Bwiza ni umuntu ubona ko yagerageje gutegura stage, ubona ko yitaye rwose, yari yayitayeho, ubona mu myambarire yambaye neza, ababyinnyi be bambaye neza, ukabona ko abantu banamwakiranye urukumbuzi. Urumva i Rubavu ashobora kuba atarakunze kuharirimbira kenshi, ariko yaje ubona ko abantu benshi kabisa bashaka kubona Bwiza, cyane cyane ko ari nawe mukobwa wari urimo wenyine. Urumva ko igitsina gabo bamwe na bamwe na cameraman wanjye arimo bari bameze uko bameze uko kabisa, bafana umukobwa wacu cyangwa se umuhanzikazi wacu uyoboye. Sinatinya kubivuga muri iki gihe, simpamya ko mu Rwanda ari n'undi mukozi w'umukobwa dufite muri aka kanya uri gukora cyane kandi agakora amahiti utari Bwiza. Hari uhari? Mumbwire. Ubu kuri iki gihe ni ku ruhande rwanjye, ariko ntabwo bivuze ko ngewe uko mbyumva nawe ufite uko ubyumva, ariko ku ruhande rwanjye Bwiza rwose ari mu bakobwa bari kwitwara neza hano mu Rwanda, ndetse no muri East Africa. Ubwo rero Bwiza yaje kujya ahatanya kuririmba za ndirimbo ze ngo Ready n'izindi zigiye zitandukanye, kabisa abafana barasimbuka. Ntiyaje gutinda ku rubyiniro kuko baba bafite iminota mikeya, ndumva bafite iminota nka 30, iminota 30 buri buririmba nk'indirimbo 8 cyangwa 9 yaziririmbye. Nyuma ye haza kuza witwa Kitoko. Kitoko ni umuhanzi abantu cyangwa se abantu badakunda kuvugaho cyane, ariko nkanjye nk'umuntu wari uhari, Kitoko afite umufana i Rubavu. Igisenyi hari umufana ukunda witwa Kitoko. Nimba ari ukunda atajya anagaragara mu bitaramo byinshi byo mu ntara, wenda murabizi ko yari amaze igihe kinini yibera mu Bwongereza, London. Urumva rero abantu bari bamukumbuye, abantu b'i Rubavu bakumbuye kumubona ari kuri stage aririmba za ndirimbo zataga Kecuru kanjye, aka kabuto n'izindi ni indirimbo za Bera, ni indirimbo ajya aririmba ukabona ko abantu barazibuka, abantu barazibyina, ukabona ko abantu bamwishimiye kabisa, ubona ko byari byiza cyane. Amaze kubaho rero bya byamamare byacu biyoboye umuziki, ndavuga witwa The Ben ndetse na Bruce Melody, abantu bari babategereje bavuga ati se noneho uno munsi bavuga ati ubu ni bibiri kimwe, kuko The Ben ni we watwitse cyane Musanze, bigeze Nyagatare yo arongera, ariko bageze i Nyamata Bruce Melody aramuhirika. Bavuga ati se Bruce Melody araza kumuhirika babibanganya, ize kurangira ari bibiri cyangwa The Ben nk'umwami n'ubundi cyangwa se nk'umukuru cyane mu muziki w'inyarwanda araza kuba yazana itandukaniro, agaragaza irindi itandukaniro, abe yatsinda cyangwa se yayobora. Ubwo rero hari byamaze kuba mu masaha ya 4 gutyo na 50 na 40 gutyo, witwa The Ben nibwo yaje kuba yazamuka ku rubyiniro, n'ababyinnyi nawe benshi bari bambaye neza. The Ben rwose nawe sinatinya kuvuga ko yari yambaye neza, ubona ko ari ibintu nawe yari yateguye na timu ye kabisa, irimo ba Clapton Kibonke, ba Muyoboke, ndetse na babandi bose abanyamakuru bitwa ba Philipita, ba Irene, n'abantu ubona ko bamuba hafi cyane. Yaje kuza kuri stage rero azamukira mu ndirimbo ze zimwe zagiye zihitinga, arabyina, aragerageza, nako nawe asigaye no yisanzura, ukabona ko nawe yirekuye akabyina. Ubwo arabyina, abafana baratangira barahangana, bamwe ati Bruce, abana ati Tiger, ukabona ko ari ibintu byasaga neza. Ni ibintu tutasanzwe tumenyereye mu muziki, aho abafana ubona bahangana, ugasanga bamwe ni team runaka, abandi ni team runaka. Aho urabona ko muri iki gihe uwitwa Bruce Melody na The Ben kabisa bahinduye game, ubona ko hari ibintu bagiye bahindura kabisa. Ubwo bitwa ba Pirate ku ruhande rwa Bruce Melody babaga bari muri bu, abana ati nurire, abana ati kurira nta birimo. Ubwo abandi harimo aba MC kandi na Musa, barimo uwitwa ubwo abitwa bamwita bande, bari abacuti banjye, abitwa Umushumba, abitwa bamwita ndeko mwibagira umushuti wanjye Benovio. Ubona ko nabo kabisa hamwe nabo usanga ko aba TikToker benshi byagaragaye ko baba bari ku ruhande rwa The Ben. Ubwo nabo bari gutera karuru, ahantu nari magaze rero ho inyuma nabonaga rwose nacishagamo amaso, nkabona ko abantu barishimye. Ariko ikintu cyaje gutungura abantu,
wenda nacyo sinzi niba umwanya nutambana muto ndabivugaho, ni ukuntu uwitwa Coach Gael hagiyemo indirimbo za The Ben cyane nk'iyitwa Thank You, murayibuka yagiye ikora ibitangaza. Uwitwa Coach Gael byaje kugaragara nawe ari murayi abantu ati se Coach Gael koko yaba yaratandukanye na Bruce Melody. Ibyo ni ibintu ni inkuru ziri kugenda zivugwa ku mihanda, ariko bitara ntago barabyemeza cyangwa se ngo babinoze bavuga ati witwa Bruce Melody ndetse na Coach Gael cyangwa se na 155 AM baratandukanye. Ntago birajya hanze ngo babyerure, ariko ibimenyetso byo muri kugenda mubibona. Nko muri bio ya Instagram ya Bruce Melody mwabonye ko hari ibyagiye ari mu buvinga na Rebo yayiri mu buvinzamo ya equipe ya equipe ya Coach Gael bayita mu cyo muri basket cameraman UTB bayita UTB siko bayita ko ni UTB. Ubwo nayo bajya bikuyemo kubona ko umubano we na Coach Gael mu bijyanye n'umuziki wo uri ku ntago uramera neza cyangwa bafite ibyo batari kumvikanaho, ariko nabyo mu minsi iri imbere n'ubundi se ko tuzabimenya nabyo tuzaza hano tubidarape tubibabwire. Ubwo rero baje kwitabira kabisa. Witwa The Ben aratangira aririmba, abafana barasimbuka, nawaza gukuramo imyenda arasimbuka, haza no kugira umufana uzamuka cyane, umukobwa mwiza cyane kabisa ubona ko ari abakobwa beza kabisa. Aravuga ati The Ben turakwemera, tugufitiye n'indirimbo, bamuha gift y'indirimbo bamuhimbiye cyangwa se bamuririmbiye, araririmba. Witwa The Ben uzako nakamaranga mutima kabisa aramusanga, ariko kurira byo ntabwo yaje. Barabonga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Rero byagaragara ko emotion zamwisha, ariko byandi tumumenyereho byo kuba yarira bikagaragara inyuma byo ntabwo byaje kuba byagaragaraho. Ushobora gusanga wenda habyo ari ukuntu yaba yashoboye kugira gute kubikontorora. Ubwo rero niyaje gutinda mu masaha ngahera kuko witwa The Ben yaje wabwo mu masaha 4 n'iminota mikeya. Bruce Melody yagiye saa 5 kuko yavuye kuri stage saa 6:06. Bruce Melody rero amaze kuza kuri stage nibwo n'impinduka zaje kuba zagira gute zagaragara. Bruce Melody tinye umuntu wahereye ku ndirimbo ya mbere yaririmbye, indirimbo ya mbere imwe yaririmbanye na Shaggy nayo bayita gute ubwo rero amaze kuririmba abantu barasara. N'abatuye mu bihugu bitandukanye nagiye mbona abazungu bagiye bazamuka rwose bagatezera karuru no mu mashusho na nimba biza kudukura muraza kugenda mubonamo utuvideo ukuntu byabaga bimeze, bora kuba ari bishimye basimbuka ati Bruce gitangazo. Byari ibintu byiza cyane. Bruce Melody umufana yahagurutse, umenye n'uwa The Ben noneho yaje kwemera agahaguruka. Ubwo nari nakubeshye nari nihagazeho, ariko ranye navuze ni aho nari nibereye n'akamikoro kanjye, nari nafataga akamikoro nkajya nkazunguza. Kubera ko Bruce Melody ni umuntu uzi kubyinisha abantu kuri. Ubwo rero byari ibirori, wabonaga ko impande zombi bari babiteguye neza. Uwitwa Bruce Melody asa neza, uwitwa The Ben Gabi asa neza, abafana basa neza. Wabonaga ko irubavu kabisa Gisenyi bari bitabiriye nabo bakumbuye ibirori. Byari ibirori n'ahantu bonaga ko n'abakongo no muri Kongo babambutse baje ababashije kuboneka bakaza. Stade yagiye iruzura, mu kibuga hasi yaruzura, hejuru mu myanya y'abantu bicara haruzura, no hanze hakira abantu. Kandi utinye ibitaramo bari noho bishyuzaga, usanga bari kwishyuza 5, 2, 10 hose hari huzuye. Ubwo rero kandi tumenyera kundi ibitaramo byinshi byo mu ntara ubusanga ari ubuntu, ariko bino byateguwe na Coach Gael ndetse n'abandi bagiye bafatanya. Wabonaga ko ari ibitaramo bateguye kandi bakanabishyiramo imbaraga nyinshi. Wabonaga ko ikijyanye na stage bari bayubatse neza, ibijyanye n'aho abafana cyangwa se abakunzi b'abahanzi bagomba kuba bahagaze bahateguye neza, VIP iteguye neza. Abakunda kusama ku kantu kari gahari nabo turabashimira cyane. Wabonaga ko kabisa ari ibirori byateguwe neza kandi byitabiriwe, kandi mwagiye mubibona mu mashusho ko byari ibirori bisa neza. Ubwo rero turashimira abantu bagiye babigiramo uruhare. Ibirori nk'ibi tuba tubikeneye. Ubona ko urubyiruko ruba rukeneye imyidagaduro, ruba rukeneye bituma bishima basimbuka. So rero byari byiza cyane. Uretse ko Rubavu yaje kuba noya, bazi ko abantu benshi bagiye bava mu mijyi itandukanye, ariko asanga nk'ahantu wari usanzwe wishyura nk'ibihumbi 10 muri room
bahazamuye byabaye 15. Nyine wabonaga ko ibintu bimwe na bimwe byagiye bihenda kubera abantu benshi, harimo ababuze naho barara mu ntebe, urumva abandi barara bagenda, abantu bari benshi pe, bari benshi kandi cyane ko bukeye bwaho hari n'ikindi gitaramo cyitwa Philip yateguye, haza kuba harimo n'abahanzi batandukanye. Ibyo nta bintu byinshi ndi bubivugeho, ariko ubona ko abantu bose abenshi bari bavuye i Kigali, Rubavu, hehe no mu nkengero z'akarere ka Rubavu, ubona ko bari baje bitabiriye kandi ubona ko byateguwe neza cyane. Ngana ku musozo rero navuze ko ndi buvuge ku muhungu wacu witwa Kagarara, mumaze iminsi mubona ahantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba kuri TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Mumubona ari kumwe n'icyamamare cyangwa se umuntu umusitari cyane witwa Aston Hall. Ubona ko yamwakiriye neza, n'abantu bahuye bagahuza bakishimirana, ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Bahuriye mu gihugu cya Ghana, nyuma yaho bazi kwita bakomereza muri Cameroon. Bageze muri Cameroon barazenguruka, bivuga ko baguma no kuzatabaza no mu Rwanda. Bafite ibihugu nka bigera muri 6 niba atari 9 bagomba kuzengurukamo, kandi byose bagomba kuba bari kumwe. Ni ibintu byiza kuri Kagarara rero, ni ibintu byiza ku Banyarwanda, kubera ko ni umwana wacu, ni umwana w'u Rwanda uri kugenda hesha ishema igihugu cyacu ahantu hose. Ubona ko bari kumenya u Rwanda, bari kumubona bakaba bati se uriya muntu ureshya kuri yo ariko akakora ibikorwa bingana kuriya ni uwahe? Ati ni Rwanda. Bigatuma n'u Rwanda rumenyekana. No muri ya gahunda yacu ya Visit Rwanda ugasanga abantu benshi bose bagira amatsiko, bakavuga ati tugomba gutegura natwe ukuntu twagira gute twahagera tukareba igihugu kiriza nk'u Rwanda. So nibi numva ntago Kagarara turi mu mutindo cyane, byari ukumukomoza kugira ngo tunamushimire kandi tunamwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Buriya uko byagira kose, buri itara nyine kumwe ngo itara, igihe kiba kizagera, isaha yawe iragera. Nibyo nirwa mbwira abantu ati kora neza wigendere, ibintu birahinduka. Uyu munsi ushobora kumbona niciye hano ku Gatako TV, ejo ukambona ahandi ku yindi televiziyo ikomeye, gutyo nyine ibintu bitangira gake gake. Kagarara rero ari mu gihugu cya Cameroon, ari mu butembere ari kumwe na mugenzi we uturuka muri Amerika. Ubu rero nabo dukomeze tubifuriza ibihe byiza, ariko tunamushimira cyane ko ari umuntu uri guhesha ishema igihugu cyacu. Ntabwo rero ndi butinde, reka mbe nasoreza aha. Tuzagana no ku bindi n'ibindi, amakuru yari menshi aho kubera umwanya mutoya. Reka tube tugane kuri ibi. Icyo musabye nuko wakanda subscribe nyamuneka, tukagera ku 3, ejo 7, 10, 20, 30, natwe byatubera. kandi abamaze kuyikanda nukuri mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Ariko nawe utarayikanda turakwinginze uyikande kugira ngo dukomeze tuzamure famiye ya Gatako TV. Reka tubone mu biganiro bitaha rero. Njye nari Smart Boy, ndi kumwe na Panta kuri kamera. Naho ubutaha, bye bye.